ndagushuje cyane kandi nguhaye ikaze nizere ko aho uri hose udukurikira mu bice bigiye bitandukanye bya hano mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cyacu. Nizere ko ukomeje kugubwa neza. Iyo iracyari Beta Skills TV n'ubundi nk'uko musanzwe mubizi tugenda tubategurira ibiganiro bigiye bitandukanye akenshi biba byagufasha mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Uyu munsi rero twaba tugiye kureba umuti mwiza cyane ushobora kuba wakwitegurira akenshi ku gitsina gore kiba gikunze kuma mu mibonano mpuzabitsina, ukaba wawufata ubura isaha imwe ujye mu gikorwa mpuzabitsina. Ahangaha bikagufasha kugira amavangingo menshi kabone niyo waba utaranyara na rimwe. Niba uzi ko rero ukunda kugira iki kibazo akenshi ukuma ukiri gukora imibonano mpuzabitsina, ndakurarikira gukurikira iyi video dore ko hari abahise batekereza ko ibi bishobora kuba bireba igitsina gore, ahubwo nawe musore cyangwa umugabo ushobora kumva iyi video ukaba wayisangiza umugore wawe akabasha kuba yabyitegurira kugira ngo ajye gushimisha mu gikorwa cy'abashakanye. Niba utarakora subscribe rero kuri iyi chaîne yacu ya YouTube ya Beta Skills TV, ndagushishikariza n'ubundi kubikora kugira ngo tuzajye tubana no mu bindi biganiro byacu bigiye bitandukanye bya buri munsi. Usanzwe kutagira amavangingo ni ikibazo gihangayikisha cyane yaba ku gitsina gore ndetse no ku gitsina gabo. Ku gitsina gore bakunze guhura n'ibibazo bitandukanye iyo akenshi badakunze kugira amavangingo. Hari ukuribwa umugongo, kuribwa mu kiziba cy'inda, kuribwa umutwe ndetse no kubura ibyishimo mu gihe bamaze gukora imibonano mpuzabitsina iyo batanyajwe nk'uko bikwiye. Ikindi bikaba bishobora gutera urugo kuba rwashwenyuka mu gihe mukora imibonano mpuzabitsina, umugabo wawe akabona wumye cyane, bikaba byamutera amatsiko yo kuba yajya ahandi kugira ngo abone ayo mavangingo aba yumva abandi bavuga. Ku mugabo bikaba bishobora kumutera guhangayika, agatekereza ko ari uko aba atazi gukora imibonano mpuzabitsina kandi ntakaba atagerageje. Ese ni ikihe kibazo gishobora gutuma umugore abura amavangingo bidatewe n'imiterere y'umubiri we? Ahangaha harimo indwara zitandukanye zikunze kwibasira igitsina gore, harimo ama-infection. Ibi byose bishobora gutera umubiri wawe, ibi byose bishobora gutuma umubiri wawe wuma mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Ese nk'uko bikunze kuvugwa hari ibishobora gufasha umugore kuba yagira amavangingo menshi? Yego birashoboka, kuko hari n'imiti bafata muri farumasi ukaba wayishyira mu gitsina ikaba yakongera ububobere bw'ako kanya, umugabo muri gukorana imibonano mpuzabitsina akaba yatangara. Ariko nyuma y'igihe mwasubira gukora imibonano mpuzabitsina ukaba utazana ya mavangingo n'ubundi bigasubira nk'uko bisanzwe, ukagomeza ukuma. Ese ni ibiki ushobora kuba wakwifashisha ugatandukana n'iki kibazo cyo kuma mu gihe uri gukora imibonano mpuzabitsina mu gihe nta kindi kibazo ufite ahubwo bitewe n'imiterere y'umubiri wawe? Nibyo rero ngiye kuza nkubwira muri video yacu y'uyu munsi. Mbere y'uko nkugezaho uyu muti, reka nkubwire muri bimwe uzajya ukunda kurya bituma umubiri woroha ndetse ukagira amazi ahagije. Inama ya mbere niyo gukunda kunywa amazi. Amazi ni ingenzi cyane mu gukura imyanda mu mubiri ndetse no kuzibura ibice bimwe na bimwe bikoze umubiri wacu. Niba uzi ko udakunda kunywa amazi biba bigoye cyane kuba wagira amavangingo. Mu byerekeranye n'imbuto uba ushobora kuba warya, harimo gukunda kurya pome. Nubwo pome zihenze cyane, ni nziza cyane mu kuba zagufasha kuba wagira amavangingo. Ikindi harimo kokombure, harimo watermelon, harimo inanasi, harimo pomegranate, harimo ipapayi ndetse n'ibindi cyane ntashobora kuba narondora nawe ugiye uzi. Ese nyuma y'ibi ngibi ni uwuhe muti ushobora kuba wategura ukagufasha kugira amavangingo menshi kandi atari iby'ako kanya gusa, ahubwo ugakomeza kuyagira n'igihe cyose? Turaza kwifashisha rero ibintu bitari byinshi cyane, ni ibintu dusanzwe dukoresha mu buzima bwacu ariko abenshi bataba bazi uko bitegurwa. Icya mbere turifashisha gomba cyangwa icyo bakunze kwita okra, turifashisha tangawizi ndetse n'ubuki.
Ibi ngibi nibyo tugiye kwifashisha dutegura umuti wacu. Ndaza kukubwira n'ukundi ushobora kuba wabigenza kuko hari abantu baba babangamiwe n'umubyibuho wabo. Icya mbere urafata tangawizi, iyi ngiyi isanzwe y'ikijumba isa nkaho itaruma kuko aba ari byiza kuba wakoresha imbisi. Ifata rape isanzwe, iyi barapisha inyanya bari guteka, nurangiza ufate ikijumba kimwe cya tangawizi ukirape bihagije. Numara kukirapa uragishyira mu mazi ucanire. Nta kindi kintu wemerewe kuba washyiramo, ntago uza gushyiramo isukari. Aya mazi ya tangawizi wamaze kuba wacanira urayashyira hasi ahore. Nusoza ibi ngibi urafata gomba uzikate ukureho umutwe na twa tundi tw'inyuma tuba dusaguka. Izi gomba rero urazikatamo uduce duto duto. Bitewe n'umuti wifuza kuba wakora, ushobora kuba wahitamo gomba uza gukoresha kugira ngo umuti ube ukoze. Iyo umaze kuzikatagura uzishyira muri ya mazi ya tangawizi. Zishobora kuba zararamo cyangwa zikamaramo amasaha 8, nibyo byiza cyane, ariko niyo hashira amasaha 2 ushobora kuba wakoresha uyu muti. Iyo zimaze kuraramo rero ushobora kuba wazikuramo ukazishyira ku ruhande kuko rurya rurenda ruba rwamaze kwivanga n'amazi ndetse n'umuti uva muri gomba wasigaye muri ayo mazi. Ikiba gisigaye ni ukubitereka ku ruhande, ubundi ugashyiramo ubuki. Ushyiramo ubuki buringaniye, wakumva harimo akaryohe nk'ako wifuza ukarekera. Uyu mutobe ufata ibikombe 2, habura iminota 30 cyangwa isaha kugira ngo ukore imibonano mpuzabitsina. Ibi nubikora uzampa ubuhamya. Ikindi, ku bantu baba bifuza kuba bakomeza kugira amavangingo ariko bakagabanya ibiro byabo cyangwa umubyibuho, ahangaha ushobora gukandiramo indimu kuko nabyo birafasha cyane. Ni ibi ngibi nagira ngo nkubwire bifasha abantu benshi kandi bitaba bigoye kubibona, dore ko ikibura aba ari ubumenyi bwo kumenya ibishobora kuba byafasha umubiri wawe bitewe n'ikibazo ufite. Gusa ibi ngibi bitabashije kuba byagufasha, ushobora kuba waduhamagara tukaba twaguha umuti ukoze bitewe n'uko umubiri utakira ibintu kimwe. Niba udafite ikibazo gikomeye, ibi ngibi bishobora kuba byakuvura ndetse nawe bitavura, ukaba waduhamagara tukaguha ubundi bufasha. Nimero n'ubundi dukomeza dukoresha ni 0783 32 Ndagushimiye rero wowe ubashije gukurikira iyi video kuva itangiye kugeza irangiye, uri uw'agaciro cyane, kandi nkwibutsa kuzajya ukora subscribe ugasangiza n'abandi ibi biganiro kugira ngo nabo bazajye babasha kuba baronka ubu bumenyi.